ariko bana izina siporo zirakabije ikintu nababwira rero we kwita kuri siporo ngo babyitire irindi zina ni siporo nyine buri muntu wese ari muri siporo ari wenyine afite kwisanzura narindi njyenyine byo kwita ngo indaya ngo cyangwa icyoya oya massage ni nziza ivura indwara nyinshi ariko rero icyane sure for sure yaba nta kintu maze nta muntu umwe wayikora kuko mufite abakiriya dubanganye badebye nkavuga ati ubuse nk'umuntu ushaka wenda kuyimukorera nk'iwabo massage ndayikora si akazi se kazi ni kazi utamuha kazi ni pesa iki Hello guys, nitwa Babi Gikomango mu Muyahudi official na mwenye made in Rwanda Miss Ubushinwa pakibwa. Uyu mukobwa rero ndakeka ko hari n'akavido mu maje kubona gatambuka gake dore n'uyu mukobwa turashaka kumuganiriza kugira witwa Ndogerishwa ari nitwa Uwase Lohan. Witwa Uwase Lohan. Umeze neza cyane rwose nawe urabibona ariko agaragara gutyo utameze neza ntabwo waba ugaragara gutyo utameze neza umeze neza cyane rwose ari umuntu nigeze kuganira nawe urumva ndamubwira ati se uri isugi arambwira ngo ntabwo ndi isugi kandi n'abari isugi nabo twita amasugi ngo bareba porona ubu uri isugi amagare ra hanze yaboroheye nako amagare gute ikiganiro ndabanza ajya kujyane kwa pasiteri Gisenge numvise abantu bajya bitwaza ngo igare ngo natwe igare nyiri muto ngo mpamvu nari isugi iyo watwaye igare suri isugi urabuta niko nje numva babivuga wese wigeze utwara igare namanuka ndanyonga namanuka ndanyonga kugira ngo mfate eferi ndi bibazo ni ibibazo kabisa ibibazo witwa Uwase yego amakuru cyane meza uko nabikubwiye reba nawe urebe ko umeze nabi ntabwo umeze nabi niko ubuse muzatanyuka mwana ntanyubone bishyize kwa nizira siporo mfa kandi nise siporo no gutanyuka bihurira kwakoshasha zirakabije pe oya ntabwo zikabije kandi wowe wasanze ndi gukora izoroheje ahubwo hari izindi wewe wasanze ndi gukora izoroheje ubundi nkora siporo nkagorora umubiri wose ibana ndavuga ati cyo kora numva ameze neza icyo kora mba numva ameze neza ko numva habura akantu izo nkora zirenze izo ukora zirenze ubu imaje gukora siporo uhita wegera n'amadushe cyane umuntu agakara na dushe tuza kujyana ubu se ugira umugabo kandi icyo kibazo nta mugabo se kubera iki nanjye ndi umugabo wese nturi uza abagabo abari abazi ndi kureba ni abagabo bari abazi ukuntu ari amajeye umugabo se nta muntu utagira umugabo nk'uko n'ubundi Imana yaremye ikigore n'ikigabo cyane umugabo uwo ari we wese ni umugore umugabo uwo wese ni umugore wewe wafite umugore utamufite n'ibindi unagushegeye ubwo nibyo sawa ariko ari abantu bashobora kubibona bakavuga ngo igishegu cy'akasamutwe ibishegu se ni ibihe bumvisha mvuga iki kihe gishegu harya igishegu ubundi ni ibihe harya ni ibihe ndabizi se ko nawe ndi kukubaza nanjye ntabwo mbizi ariko ibyo bita igishegu ni nk'ibintu wenda umuntu avuze ibintu bitasengeye kandi bivuge gutya ariko ntabwo igishegu mvuze mwese urasengeye yewe ndasengeye rwose nanjye ubwanjye ndasenga gute ntasengeye nawe urasenga ushobora cyane niko ukora iki se mu busanzwe mwana ushaka kumenya n'akazi kanjye ushaka kumenya kandi tuba turi kuganira tunaganira gakeya ego tuye ahantu heza kavumo we kamera bane ajya ashyiramo aza kujya ashyiramo n'udushusho umuntu aba yarakoze cyane izi n'imbaraga ntabwo wari ukwicara bikizana ntabwo so nawe ufite imyaka ingana ntabwo imyaka ari ngombwa
ntabwo imyaka ari ngombwa. Umaze nk'igihe kingana icyo ukora? Umwaka n'igice. Umwaka n'igice ukora ukagera kuri ibi bintu, ukaba ufite agateleviziyo, ukaba ufite agapuri, udutebe twiza, urabona akantu ubona ni heza, harimo intebe. Ibyo se kari bike uri kureba muri salo gahibazo ugeze ahandi. Ukora gute rero kugira ngo wihangire? Wigeze ubyaraho? Ntabwo urabyara? Wimbaza imyaka, reka nkwereke. Wabigenjeje ute kugira ngo utabyara nyine? None sura kugira ngo umuntu abyare hari ibintu aba yakoze. Yego. Hari ibintu umuntu akora kugira ngo abyare. Nese ushaka ibyo bintu bikora. Warambonye zo. Nazira siporo. Siporo ariko ngaho no gukora biriya bintu bihurira. Siporo? No gukora biriya bintu bihurira. Reka nkwereke. Umuntu aba yifitiye akazi ke, twe hari umuntu uvuga ati ngiye gukora cyane ngira aho nzagera. Yego. Muri abo rero nakoze neza, nkora cyane. Ukora cyane ubigeraho. Nimubwira akazi nkora rero ugomba kumbera umukiriya. Oya. Neza utazambera umukiriya se gukora cyane nyine ukabigeraho ni gute? Umuntu ashobora guhita avuga ati byanga bikunze niba yarakoze cyane akabigeraho, ari n'umwana w'umukobwa ugakura uburaya. Buraya se kubera iki? Nta buraya. Nta n'uburaya bukibaho, harya ngo ibyo bireke. Reka nkwereke, hari ukuntu bavuga ubundi icyambere niyo uvuze ngo reka kiri umuhate ku bintu ndi gukora, tutiteye ukaza ko ariko n'amafaranga kinjiza. Ubona amafaranga. Usa n'akazi ko mu rugo kakabona amafaranga. Yego, bimenye kwiziga kagutunga. Kagatunga n'ugiye katunga bagakora. Wowe ntago? Ngiye ntago kantu. Katunga. Wakifuza ko umwana wawe yagakora? Ntago musiraga bwiyenga akazi kose nta. Nyine akazi kose nakazi. Bitewe n'umuntu n'ikiciro ari. Ngiye kiciro ndimo kamwe sinshobora gukora akazi ko mu rugo. Uri mu kiciro cyabasha debo none buryo nambaye we. Nambaye ndetse kari kusanze mvuye muri sport kamfatira nta ngure nta nakara. Sidahe ndambara none nsanze ndi muri sport. Niyo mpamvu kumbara nambaye. Niyo mpamvu ndi abantu bari gukora bari kuvuga ikirato gatata. Ntabwo babimwa. Mvuye muri sport ratari mu ndenga. Hagati aho rero akazi wari uri gukora mu siporo zimeze gute rero? Hari cross, guterura ibyuma, wowe none gano two twagiye dufata gakeya dusobanura siporo ruri gukora. Ndi kugorora umubiri impande zose, umugongo, amaguru, bena mu mayungu ari ko bari mu mayungu bena ngorora neza ibicece. Nta bicece mfite. Oya nabyo ibicece dukora mu nda, urabona mfite mu nda zero n'ubusanzwe bikesha zira siporo. Bikesha zira siporo. Ngemba nzika ahubwo mwiyima kurya. Oya ngenda ndya. None se bijya he? Icyambere nta mubiri ufite. Hana neza uri kaboneke kuko bajya babivuga. Oya nkora akazi kanjye, nkakora siporo, nkarya neza, nkananywa, undi nkicara nkatuza. Ukicara ugatuza. Tuvugisha ukuri sibyo? Hari abakobwa benshi tujya twumva n'izo story n'utugambo duhwihwiswa gutyo. Hari abakobwa baba batunzwe n'abasaza, akagenda akamukodeshereza imvumo, akamushyiriramo icyo yifuza, akajya amuhahira, ahubwo we uwo musaza akajya amureba gakeya. Nta kindi kintu yemerewe gukora. Murebesha amaso gutya se cyatubwiye nuko wakora munyamuzana tuntu tu system ko. Nta system natwo nzi aho utwo system ni gute tubwiye. Iyo utwe du system. Nanjye namakuru nzanga kuri imihanda. Ariko reka nkwereke. Nyine saza biri hano hanze. Nyine tuvugisha ukore ubu ntaga ibyo nawe wivuga kuri njye. Oya ndavuga kuri wowe nabandi bameze nawe. Reka tuvugire twese muri rusange. Amafaranga ahantu uba urumva uko hagaragara. Biragaragaza umusaza. Oya biterwa n'akazi ufite. Ariko sinakubwira akazi. Aha ukora iki kibyara aya mafaranga? Nakubwiye ni kujya nkubwira akazi nkora ngire kuzambera umukiriya. Okay. Uzamumbera. Ya biterwa n'ibyo ucuruza. Ucuruza ntabwo byaterwa n'ibyo ucuruza. Ntabwo ari ugucuruza. Ntabwo mwijeje ko ndi umukiriya, ariko byaterwa n'ibyo ucuruza. Ariko tubwiye akazi ukora twamenya nyine ko bibyara amafaranga. Hari n'abandi banabikora wenda ari ibintu bishoboka. Abandi bakora cyangwa se nanjye nkanabikora. Ndabwe mu buzima busanzwe nkora massage. Massage?
masaje se yagura wenda bintu ukagutunga kakubeshaho. Usabaga bari hanze ukuntu bakora twa masaje noneho wagera kuri body to body Iki baza bisuka bari bose ikibazo mfite aha muri rusange sibyo wenda ukora iyo masaje sibyo ese masaje igenewe abagabo gusa igihe cyane cyane ikenera abagabo ntabyo bagore kubera icyo abagore burya cyenda umugore nahisemo kwikorera abagabo gusa kuko nibo nzi gukanda neza ntabakumva batabishimye ariko iyo bije ku mugore wapi iby'umugore wapi umugore nagusanga ugenda uhuje ubwo utwara abagabo b'abandi rero oya ntabwo batwara nicyo bisobanuye masaje no gutwara abagabo uri kudanse uragira ngo agiye abagore bari buze hano bavuga turi umukobwa iki n'icyo abagabo batumaze arengana yemba kureba masaje body to body abakanda neza bagasubira iwabo bameze ese ntabwo umugore we yakikandira umugabo we abagore b'iki gihe barasaze ntabwo bafite kwita ku bagabo bumva ko bageze mu rugo by'abana bivuze ngo barasaze ikibazo nuko kizemo na mama nawe aramitana na nyoko yarasaze oya ntabwo mvuze ko yasaze mvugiye abagore bose muri rusange reka nkwibariza akabazo keza k'amatsiko ise wamukorera masaje aho nyumvira usibye na papa na musaza wanjye na sheri nabimukora nimba nanamufite nimugira nawe nabi namukorera kubera iki kareka akazi aba ari akazi ahubwo yaba ni wenda papa wawe washaka kwishyura oya hazamo amarangamutima rega amarangamutima gute hazamo amarangamutima ngo ni papa ngo wateva ngo amafaranga iki oya arishyura nk'abantu wenda tuvuge njyewe ndifashe nshaka ko papa wawe wenda nta n'amafaranga nafite n'urugero ariko nanze ndavuze ngo ngiye babu reka mwishyurire we wakishyura umugabo umukorere massage ntabwo nkwizeye we nyine nta mafaranga afite ni mugenzi wanjye avuga ngo nanjye reka mukorere massage bamukorere massage wenda nanjye wayinkoreye n'urugero ariko nawe arayikeneye kuko abonye ko nanjye nayikoze ari byiza nta mafaranga afite papa wawe ntabwo nakwishyura ngo umukorere massage ntabwo bishoboka ntabwo gute nafata intoki zanjye zirambika kuri papa nkakanda kuki uzirambika ku wundi abandi bari akazi ariko iyo hajemo umusaza bari ibindi bintu umubyeyi bari umubyeyi nakaswenye sinafata intoki nkamukanda uragenda ukajya mu turi ni ukuvuga ngo mubikorera abandi neza ugakanda umugongo ku buryo ejo najya no gukora ibintu ibi najya kugira akarimo yikorera umugongo uzaba ugurutse ameze neza none gute umusaza arafata mukanda ku mpande zose wawe massage ubundi imara iki mu buzima bw'umuntu utuma umuntu agira ubuzima bwiza gute rero nkora kugira ngo uzaze njyewe ntabwo rega mba nkeneye massage n'ukuntu ngana ngenda mbona uyikeneye nashanya massage sindagera oya njyewe massage ziba zikeneye bari abantu bakora oya massage ni nziza ivura indwara nyinshi ariko rero icyane sure for sure yaba nta kintu maze nta muntu umwe wayikora kuko mfite abakiriya dubanganye badebye nkavuga ati ubuse nk'umuntu ushaka wenda kuyimukorera nk'iwabo massage ndayikora si akazi se kazi ni kazi utamuha kazi ni pesa iki ugomba gukora akazi byo kuvuga ngo mu rugo ni ukwita mfata akanwa vuba ukajyana n'ibikoresho byawe yego ko ukamumasa cyane umugongo nkawukanda ubwo se afite umugore ari umugabo ufite umugore ariko ashaka ariko umugabo ari wamamagaye ariko ashaka kuyikorera mu rugo ntayikora n'umugore wa rero babigize itegeko yuko agomba kuba nareba amafaranga kuruta uwo mugore uraho umugore se arandeba hiki ntacyo kureba cyambere ni akazi ese ubundi nanga hano uzaba ubaye umukiriya uzambwire turebye nubwo nzakubura nzaguca yego we nzakuba nka kabiri ko nta kuntu wamfatirana njye ndi muri siporo ariko ziriya siporo zancanze vraiment muri rusange ibintu biriza hari abantu bashobora guhita bavuga ngo ni uburaya ngo ni ukwadukira uburaya ibintu ngo sibyo byitwa uburaya iyo umuntu ari ku muhanda ari kwicuruza byitwa uburaya ari umuntu aryamanye n'undi byitwa uburaya atwaye umugabo nta mugabo wundi natwaye sinicuruza sindi ku muhanda ndaya gute hari uwambaye ku muhanda ngiye ndi kwicuruza mvuga ati aya naye cyangwa iki ubwo ababonye turiya dusiporo wakoze nta kibazo babigiraho
kanizera bafite ubwenge gusa nta kibazo bibigire batekereza neza nta kibazo bibigire abamamanga baraza kugutuka muri rusange barumva ko wenda nk'umumama umwigeze gushwana wamutwariye umugabo nabone no video washaka ushobora ko namutwaye se ntawe natwaye ibyo ntabwo mbizi none se umugabo nakekaga nanabazaga nagira numve ko ari byo natwaye ntawe watwaye yego yesi ni abagabo bandi murakazi ahubwo mu mbere abakiriya muze bakoreye massage ubaza bakoreye massage hari n'abantu njya numva bakunda ka body to body nyamuneka baze ntibagire ikibazo ese bakubona muri rusange nk'umugabo we gushaka nko kuba ya wamukoresha bambona gute nyine yagukura wenda konekisiyo yawe ukoresha kugira ngo ubone ntabwo unshaka ntabwo nawe urahari n'ibikamera byawe bazagushaka ibyo ufata ibishobora none se si igisaku usubizaga imitsi ku nyuma ivuga icyo gihe ikiganiro mbese girangiriza nawe siguze bavuga ni igisaku reka tugumye twiganire tutari no gukora ikiganiro bisanzwe ariko tubwire ntabwo urabyara bya nyabyo ukora iki ubigenza ute kugira ngo utabyara hakuze sinakubwiye ko ari ibintu abantu bakora kugira ngo babyare hariho uburyo bwinshi umuntu akoresha ubuherera hari abajya muri onaponye sinajyemo ndi umukobwa ariko ari kondomu mu buryo bwo kwifata byanze nkoresha kondomu yikorera ibintu nkamera neza cyane sinimo twumve nkoresha kondomu iyo ugize iki iyo nshaka gukora ibintu simfite umubiri ndabivuga imyaka mfite iranyemerera gukora ibintu iranyemerera gukora ibintu shamani reka nkubwire ibi bintu byanyu ubu se nk'umwana wawe aramutse amenye yuko usambana ntiyabitinda njye ndasambana uburyo ngiye nkora ibintu kubera umubiri wanze aba yari umukobwa nawe ni ukujya mupakirira baga nkamuza n'udukingirizo yaza afite umwana sinzi ko yambwira ahantu yamukuye iki ubwo wowe ufite umwana ntabwo njya hese kwa mama oya kandi aranyigishije uburyo bwinshi bwo kwirinda yanyigishije mbere yuko ngewe mva ahari nkahita nigendera yakubwiye guki mama wawe yakubwiye guki oya ibya mama ni amabanga yandi tabari no kukireba akanyiyicira hafi ntaca mu muryango naho naniranye ntiwagiye kwa nyoko udatwite uzajyayo utwite ntabwo uzi ibibazo biri hano wagenda uyifite pe cyangwa ari umubyeyi se kakwakira arakwakira abantu bari badukurikiye n'iki wababwira ariko bana izira siporo zirakabije ikintu nababwira rero we kwita kuri siporo ngo babyitire irindi zina ni siporo nyine buri muntu wese ari muri siporo ari wenyine afite kwisanzura narindi njyenyine byo kwita ngo indaya ngo cyangwa icyoya no yari siporo ubyita uko ashaka inama nabagira ngo muyoboke siporo bayoboke siporo izira siporo zireba bake abantu bose muri rusange so turagushimira rero tugiranye akaganiro gatoya cyane katangana n'umunota urumva akantu gatangana n'umunota ariko twagiraga ngo tuganire muri rusange ye ziriya siporo ziba zananunguye muri rusange pe sinjyaho ngo mvuge nakubwiye ngo ziri bubonye ni ngeya hari n'izindi ziruta ziri zikoze nibwo ngitangira ubibonye ndi gutangira bibazo nakomeje none ntabwo ngiye kurangiza ugiye kuzirangiza reka mureke shandeka nubwo uraza kumuhisha n'ibintu bidakenewe yego aho reka nigendere ndere kujya muzimuza ikibanza twamenya n'akazi kawe cyane ahubwo abakiriya mbabona murebera ubusa mumpamagara ahubwo turebere bakureba ndaguhamagara sawa se rero ndagushimiye cyane ku byo kaganira ubu noneho harya ubwo urangije gukora siporo nkeneye gushaka karaba ugiye guhita ujya koga nanjye reka mpite nitahira rero nawe waba umeze neza sawa